umvishe ko nabwo ngiye kujya kundega se mukobwa mwajyanye mu murenge se ntabwo byashoboka akora izina ry'Imana urumva go ngikirega afite n'inshuti yayo yabimbwiye nyine hamwe n'ikirego ngo umukobwa ngafite ngo amutesheje umwanya kumusuzuguza kwa babyeyi be nyine ngo amuteje icyasha ba ahubwo se ubwo ari we nawe ninde wateje exactly that was my thought ntigiye ugomba kumurega ahubwo niwe ugomba kumurega nigute umuntu anyemerera ko tugiye gusezerana none we yarangiza agahita aza tugeze ku muryango akabihindura ba ariko ngafite urukundo mwaruvanga ibyo bintu byihorera ariko urukundo ruta byose ni mate nyine urukundo ngenda byumva men ntabwo nawe yakanyereka ariko men uzi kuba ukundana n'umuntu mukamara igihe muvugana tuti rero tuzikorera muhahana akumva nyine ukumva nabyumva widije mu tugamura kuvuga ati ngiye n'umugore wanjye tuzikorera muhahano ntaribi ngiye bura nabonye biriya bintu kugira ngo wenda ushoboka ari wowe bihinduye mushobora mwabyumvikanya kandi nabivugaga wowe ubyumva muri video hako urukundo ruta byose man oya umwana afite urukundo ngo mwavanga urukundo ko rufite ntemamvuga nanjye mukunda man bura nanjye ndimukunda nanamubuze byagorana bura nunabona byagenze kuri ugira ngo byarangiye iyo biza ko barundi nese yari kuntahira mu modoka ngewe hasuze ahubwo ikibazo we nta rukundo ufite ikibazo mu mategeko habo n'urukundo ndarufite hari probleme ngo bunyangamugayo mane bwa disappointment none izi bibazo ngi nawe twumvikanye ikintu tugiye ahantu ukora ikintu runaka tugezeyo ntabwo ari cyo ushaka kandi no kuva mbere uri ko wambwiye ukambwira uti reka ibintu ntabwo nkafate bonabyo reka dukora ibintu ntangirika ndumundo byumva kambwira ati ngiye rero nta kintu nifitiye pe ibyo bintu ndabyumva rero gukora muhahano naba ndubuza ahubwo we niba unkunda reka dukore ibi nibi dukore ivangamutungo rusange ibyo kubyumvira umugabo hari ubundi yagiye kukurega iki kuko mutakarije umwanya ngo naramusebeje ngo twagiye tugiye gusezerana ngo twarandikishije ngo isezerana niwe utarasebye noneho exactly ngo ni utarasebye ni utaragire neza ababyeyi ku murenge baje nzi gusezerana mwana oya ari kuvuga ngo ababyeyi ngo nagize ngo ushaka kuri imfubyi wowe nawe ugende imfubyi ko wamana oya musadise urumva abagore bagira drama turanabubaha buriya men ngiye urandi umwe mu bantu bubaha abagore men ariko the problem is nyine bari so dramatic imagine ngo agashaka kujya kundega muri ribo gusa ribo yayibwira ngo iki ariko ahubwo reka umukobwa ni mwiza ushaka no gushaka nta no mpaka ngo mujye muri ribo mayi mwaza mukumvikana umukobwa exactly suki mukunda kanisa urukundo rwa rwagiye nagize ngo namukunda se yanahira mu modoka ariko namuciye nk'umugezi ngo mwese mushwana burundu reka ngiye nabonye twana gutyo mwana ngiye ngukunda bamukunda bro ngaho mbwira rero gukuru byagenze ngo ngiye nahoze muhamagara men ngira mbwira ati se bimeze bite twaje tukaganira tukareba ibintu bijya mbere niho disappointment yarabaye ariko reka turi gikurikiraho none ntaranyitaba wenda burara cyari desperate nyuma cyaragiye ntago njya kubwira ntashobora arashaka kujya muri ribo mutabana no kuganira kanyabwe n'inshuti yakubwiye ariko rubanda bagira bayisho gusanga oya ntabwo yambeshye ko n'ubundi umukobwa niyo namuburaga namuzaga ati se bimeze bite ko namubuze nyine urumva ni best friend wiwe ngo nyine bayandabuye kambwira ariko runaka afite igitekerezo arimo aravuga ati wamusebeje nyine umumva urabona nk'umukobwa yagize ikibazo runaka gikomeye kwa kundi bimana nko kuva mu nzu cyangwa ikindi kintu gutyo kuba ngo nyine ngo araryamye ibyo cyose yabimbwiye nyine nahamagara papi WhatsApp Snapchat hose yanze kwita ahubwo se ko mama we mwari inshuti we nta kintu yigeze akubwira umubyeyi se mwavugana iki nyuma yo gukora ibintu nk'ibyo ngibyo aragukarabye fura utavuga ati rangegera ntabwo inkundira umukobwa aragukarabye ariko urumva we ntabwo amurenganya ntabwo abazi ibiganiro bijyanye n'umukobwa we ntabwo abazi umubano wanyu babiri mwembi urumva amakuru ntabwo yayamenye nanjye ndiwe nagukaraba da nanjye ndi umubyeyi nanjye nagukaraba niyo mpamvu ntarenganya umubyeyi we point yose yashyiraho yabariyo kara gakobwa none abigize ni kabucuri wabo exactly ntabwo byabura kabisa niyo mpamvu nari mfata lise ngo ati kamumeze nyine kirageze muhamagara ese ubwo wari gupanga iki mwana ndimo ndamuhamagara ngo nibikunda anytime byakunda twabonana akaza tukaganira akose nta kuntu baca kuri best friend wahaye
nkamwitura hose aho yabo kamukorera ukuntu nyine yamwigira bakaganira nyine ukorera ko namuze kumutuma deje yewe wamutumyeho ambwise ko nje kumvura n'umukobwa bimeze bite bura twaratashye rero tugenda ariko muri comment hari umuntu abonye ngo byatewe na exo irani yanjye ryo rikuyimo ntabwo ntaganywa kabisa ko yifashwe n'umukobwa nayo muhaye ngamfasha twabanje gutekereza ko reka exo shoko yashyizemo oya exo ni yanjye kabisa bura n'abantu banze barabizi ko nkunda ka exo yewe karamfasha buri yagisho ryabaye ko ryasaga nkaho ririmo exo reka da uriya ntagamwe urakara akanyamuneza ni wowe rugafitemo ka exo we nta nako yari afite n'iryo rugafite buko kuko ngiye urumva ndi umuntu ushaye buriya nyine kuko ngo kuvuga ngo ngingo mu bintu runaka gusezerana imbere y'abantu byibuza mba nyine kuba ndimo ndasoma kuko ngakonje nabyumva ni muri uwo muryo rero habuze ati rero umukobwa wanjye iyo comment nayo nayibonye ariko nayibonye nanjye kare ntabwo numva buriya nyine iyo bigeze ku comments harimo umuntu kugira ngo ufite ijigo kandi ubizi ko ntabwo ufite nabyumva iyo comments ntabwo bazima atari ngaho cyane ariko the problem is man urumva nasomye ama comment menshi nsanga abantu benshi barambwira ngo nta nkunda umukobwa ngo ndi ingona ngo ndimo ndiharira ariko bo ntabwo bari gutekereza ngo barebe ko njye n'umukobwa twagira bwumvikana niko namubwira ati bro dufite deal runaka ndafata 60 ufate 40 kambwira ati ntaribi ibyo ntacyo bintwaye reka tubikore iyo ni proposal ufite n'uburenganzira bwo kumbwira ati no ni 50-50 ntabwo buri bukunde nanjye ndabinya inyungu tubifitemo twembi nkavuga ati okay katubigire dutyo ariko abantu none ko bagushinja ubugona ntabwo babarenganye ko ntabwo bazi point of view ariko biri muri video byose byari birimo ikiganiro byari birimo ariko ntabwo bazi icyo mwaganiriye hari abantu bari quick to judge urumva abantu ntabwo bazi ibyo mwavuganye mbere babonye mushwana byibuze iyo baza kumenya uko byatangiye babonye mushwana gusa maybe oya kandi buriya iriya video ntabwo bigeze bakatinga umutipa arimo aradokumenta ntabwo yakatinze urumva nyine gufata vlog kubona ko twafashe guhera turi mu Rwambariro mvuga ngo reka twifatire vlog y'umurenge wacu nze kwishyira kuri YouTube kora bisi konzanga no content creator conversation yose irimo nuko rero ibintu byose birimo n'umukobwa ubwo ariyemerera ko twarabivuganye ngari kugahindura ibitekerezo ageze ku murenge fuck is that niyo naba mvuga nti reka mwumve buriya mani ya disappointment era kuganza kavuga ati kuba byonyine waranyemereye ibintu tukabyumvikana ariko wihinduye nona that's a problem bivuze ngo nyine hari ikintu kiri wrong with you ese umukobwa yari asanzwe akunda ibintu se mu maranye igihe umuzi neza hey she's my girl byaje nyuma cyangwa wowe ubibona wenda urabyine niyo mpamvu natunguye nkavuga ni I'm not even doing nothing ntabwo ndi gusezerana ndi ngo dusubirayo men ariko the problem was mu gitondo best friend wanjye yagambira ngo usongo runaka gafite gahunda ngo kujya gutandukira rwose ngo waramuhemukiye ako se ubu yabikora nari zo buryo kirego cyitwa ngo iki wiwa muri ribu kikigeye cyitwa ngo iki mwanze kuvanga imitungo ntabwo twize dusezerana ubwo se nanjye twegeye ubwumvikana abyanga ku munota wa nyuma bro umva muteje abantu bamutakaje ariko reka mubwire men wenda bo ntabwo ndi mu judging cyane ntabwo tuba turumye kimwe ko muri sense yaje nabuze bazinga man niba umuntu reka mbisubiremo ko none bivuze muri video ya mbere tubwire umuntu amwishyuye amashuri bro kaminuza se cyangwa na kaminuza agashoto yabagamo ngiye bagapesa game abyumva kumva ibyo byose nta return yabyo mba ndi ku expecting game abyumva urabyicuza se kandi njye namubwiraga muri video nyine nkabwira ati none se kuri murangira ngo ibiki n'ibiki ubu ngewe ibintu byose nagiye nkora ngize mubwira muzanyishyura akora n'umuntu kubera iki se yumva ko tumara gusezerana ngo nzahita mbihagarika akora n'umuntu ashobora kwibaza uriya mukobwa ubundi ikibazo uramukunda
girl man ndamukunda bro. Ese wowe niki cyatuma ese wakunda umukobwa we wakora ibintu byose umugore wawe utamukunda? Ese ko mukoreye byose kuki utemeye ko muvanga mutungo risesuye? None se we ntabwo warebye video yose? Narayirebye. None se ntabwo wumvishe ko ari guilty yuko ibyo bintu yabyemeye mbere twe twabyumvikanye akisubira ageze ku murenge? Ko mukunda nawe kugira ukisuka avuga ati nta kibazo niba ariko bishaka ariko nyine nakisubira ku bintu twamaze kuvuga bo niyo nakisubira ariko kuba ari umuntu twumvikana ikintu ku munota wa nyuma muri rubanda turi kumwe n'ababyeyi agahita biswitchinga ibyo byo nyine bishobora gutuma tumuvuga atari kumwe ndi kumwe na muntu ki wese mutakariza icyizere. Exactly. Gutakaza icyizere disappointment at the same time. Nyine utuntu nuri bafite umano uzabibona nk'inabaye desperate. Ko nyine burumva byaradutangaje ukuntu abantu bagera ku murenge bukabona nibwo bashwa twagize ngo nibwo mu kibyumvikana. Ase ko yabona ngo yirebye twari bireye ariko nyine gusa ntabwo babyumvikana rega natwe byaradutunguye no mpamvu twabyibonye. Burangewe iyo umuntu nyine mbonye bidakunda ntabwo nivuna. Nyonje bwi umushoferi ati man let's turn around. Akuzubwo ubundi tubwira ababyeyi ngo byagenze biti barabazaganije ntabwo turavugana. Mwese mugiye wenda biwe simbizi ariko ngiye buri ngeze nyine imubyeyi mubwiye ati hari ibintu bitameze neza reka tugere dutya. Ababizi ko disappointment zanye ntabwo nyine ziri random. Ababizi ko ari impamvu runaka uri gupanga ko mwiyunga se nabyenda. Exactly man. That's what's up. Wone ibyo ushaka ariko uzi kuba maze imyaka irenga ingahe turi munsi y'itatu man dating umukobwa ari we muntu uzi mu mutwe wawe ari we muntu nyine expectations zawe zahazaza ziriho uzi kugira ngo switching ufate undi biragoye ntabwo bikunda kenshi cyeke mu bihe utamukunda ariko undi mukunda none se none ikibazo umuntu yakwibaza urashaka umubona ngo muganire kandi mbwe unahere muri zo muhamagara none se urashaka umuganira iki ko wabyemeye ko muvanga ivangamutungo risesuye cyangwa urashaka kumwumvisha ko mugomba n'ibyo n'ibintu ushobora kugirana nyine tukaganira nkumva urumva buriya rega ibintu byo bakundana mwana ntabwo ari ibintu nyine biri open cyane ashobora no kumbona korohamo cyese nanjye mbona nkorohamo so ntabwo na deciding rero ngiye kumubwira cyangwa agiye kumbwira iki uri imvute nyuma y'ibiriya byabaye ngiye igikuru no kuba mufite impande yanjye men ko mufite twaba tukiri kumwe nubwo wenda ukanu kabayemo ko kuvuga ngo ntabwo ngo bira bigenze neza ariko mbe nkimufite still akora mukobwa ni mwiza. Exactly. Mwiza pe nanamutomoye muri video mwana ko byumvise akanyana kanje buri ni mwiza ndakora akanyana kanje mama ngendi we n'imitungo nabyemera wenda uri ndaya birumvikana we warahana amagara yawe wenda birumvikana ariko men jewe nyine disappointment kuri ngewe n'ikindi kintu men ikindi na disrespect included ariko icyo kintu cyumva ariko ndabyumva man we wahuruje umuryango men mugiye gusezerana ku murenge mu masaha yo kwinjira ko gata switching icyemezo cye kandi biri mwarabyumvikanye ho ibyo nabyumva oya icyo ni ikibazo gikomeye we nk'umugabo tuvuga ati ndasuzuguwe nyine what the fuck is that wanatekereza ko umuntu ushobora kubona mu gihe mu matwi byashoboka. Exactly. Kandi ikindi kuri kumwe n'umuntu byo guhutera mu matwi byose ukagenda ubimira that's problem ikibazo gikomeye. Yeah. So the thing is nge nshaka kabisa kongera kumubona nibinkundira kwanza kinza namuzana no kabisa muziyunge man muziyunze muzana kabisa ubwo unese numva I tried my best buriya ni mpamvu na video yatinze man naramwinginze ndamubwira ati unese basi ngo utuntu tubitekerezeho ngo najya afite cyo gutekereza najye umugabo somvuga nakora ikimene nta kintu cyo gukora igihe that was a disappointment urakomeza uza gukomeza ugerageze n'ubu nibyo ndimo kabisa uri ko mwabikemura rwose unese nk'ubu sinako nagiye mu kazi direct turi mu bibyizi ariko man n'abajene dukorana bose turabaye bari nyuma yacu bari baje kunshyigikira man ku kazi bura noneho wagiye wumva bimeze bite bategereje amafoto y'irahira barayabona ntabwo byoroshye cyo cyakoze reka mwereke man
mbitekereza mbaye emotional man. Ntabwo byabura. Ntabwo byabura, ntekereza ari nkanjye bibayeho nkumva rwose sinzi uwo mwari byagorana. Byagorana gusubirana nawe kabisa. Siko nari nasinziriye nabi. Hako uzi gusinzira ni kintu kiriya kintu man. Ntabwo se wasinziriye ute? Ntabwo wasinzira. Ntabwo wasinzira kabisa. Ntacyo reka njye nkomeze ngerageze najya mani nkiriyarinda ibintu mani urumva. Hansanga ama comment ni mabi. Ngo bimeze gutya. Hano ari gutuka umukobwa ngiye nawe ndi kumucacinga men. Urumva? Ngiye nawe ndi kumucacinga kabisa. Ngiye bura nizera ko nyine people sometimes mess up. You know? Ariko ntabwo umuntu wamubanye neza umwaka umwe 2-3. Ku munsi umwe n'aba display akatana. Nyine ngo uhite umusubichinga nawe umushyire mu gatebo k'abantu baraburije. Yeah. So I'm gonna try my best to get back to her. Twongere nyine tu umuntu umwe man. Twese dukundana mani nawe nabizi men. Oya ni biri bera ko icyo mupfakira cyo mupfana kabisa. Kandi nawe arabizi reka nuko buri abakobwa sinzi niba psychology yabyo yizi. Ariko abakobwa ni abantu nyine ababizi ka gushaka iyo mumva ibana no kurya igishoboka cyose no kubona. Ariko stira pride kamuganza kabisa. Kavuga ati reka mbanze mwihorera banze abe display yusubize. Yeah. Mugomba kuganira nawe ushobora gusanga nk'ikintu cyabimuteye none ntiwamenya. Nawamenya exactly. Niyo mpamvu cyane no kuduhuza. Tunya twaganira gake. Byaba ari sawa cyane kabisa. Nibyo. Reka tugire reka dusoze mani reka dusoze men. Rero tuntu najya muto. Reka tubashimire. Turabashimiye.